Iyi ni Barada Vibes rero, ikiganiro ugezwaho nanjye Barada. Niba koko uri umuntu ushaka kugira inama abantu, fata experience ebyiri. Fata nziza, ufate nimbi. Byose umwereke ko byose bishoboka. Hanyuma uwo muntu ugira inama nawe azubwenge ahitemo. Niba we waragize experience mbi, kuki ugira umuntu inama mbi? Ntago rega ibintu byose bihora ari bibi. Ntago ibintu bigenda nabi. Niba waragize urugo rubi, ntago ariko bivuga ko abandi bazarugira. Ese umubwiza ukuri ukamubwira nawe uruhare ufitemo kugira ngo urwo rugo rugende nabi. Urukundo rwiza rubaho, urugo rwiza rubaho, gukora business umuntu akunguka bibaho, ubuzima tububamo mu buryo butandukanye. Uyu munsi biba bibi, ejo bikaba byiza. Ikindi kintu, hari igihe mu buzima wowe urimo unyumva ushobora kujya kugisha inama ukagwa ku muntu ubona ibintu bibi mu buzima iteka, nta kintu cyiza ajya abona, nta kintu cyiza kimubaho, nta muntu mwiza ajya ahura nawe. Ukagira ibyago rero ukagwa kuri uwo muntu, yo akakwicira ubuzima, akakwicira ibitekerezo, akakwicira inzozi, akakwicira imishinga, akakwicira ibintu byose. Ugiye gukora business, genda uzabone. Ugiye kugira gute? Gukundana nandi abahungu, abakobwa, nshuti yanjye nuhura n'uwo muntu uzambabarire umutembereze, agenda kuva iruhande. Kuko abantu bafite bad vibes, urumva bafite ibitekerezo bibi, batabona ibyiza, bahora baganya. Abo bantu nibo bantu babi ba mbere mu buzima, nta kwifuriza guhura nabo, kuko ibibazo bihoraho. Ariko kugenda wafunze isura, wafunze iki, warakariye abantu bose, ntago ari byo bizatuma ibibazo byawe bikemuka. Ugasanga umuntu ahora hikinyamenyo, uwo ahuye nawe agahutaza, uwo ahuye nawe agatuka, warangiza ukagira ibyago ukajya kumugisha inama cyangwa ukajya kumwicarira hafi. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi nje mbabwira nka Barada Vibes, umuntu ufite umushiha, umuntu w'umunabi ujye umugendera kure. Singiye kukubeshya, kuko umunabi afite, umushiha afite, arabigusiga nawe ukarangiza ubaye nkawe. Umuntu akaba yakuriye mu rwanga, afite urwango ruramugenda, rwaramubase, yarangiza mwahura nawe akakugira, agashaka kumera nkawe. Barada Vibes y'uyu munsi mbabwire ngo nujya kugisha inama, ashobora kuba uwo muntu ari mama wawe, ari umuvandimwe wawe, ari umubyeyi wawe, ari umuntu wubaha mu buzima bwawe, ariko ibimusohokamo bikaba ari bibi, ibimusohokamo bikaba bitakubaka. Shaka umuntu ukubwira ibyo kubaka, niyo yaba ari uwo hanze. Kuko mu buzima tubeshwaho n'icyizere, mu buzima tubeshwaho n'ibyiza, ariko nubyuka ugahita wumva muri wowe ibintu byose ni bibi, wibaza ko ari ikintu kizacamo. Rega hari n'igihe gicamo, ariko kubera ubumara ufite n'ubugome wifite mu ntunabibone ko ari byiza. Reka rero uyu munsi hari ibibazo byinshi mwisi. Hari n'abantu bajya bavuga ngo iyo ngewe ntangiye kuganya nkareba kanaka hita ntuza. Uyu munsi hari umuntu uri mu bitaro ufite bya bibazo byinshi cyane utanazi cyangwa utanatekereza. Hari wa muntu wabuze ibyo kurya na gato, ariko wowe ukabura aho naducyo ubona, udufitemo umushiha, udufitemo amaganya, udufitemo kudashima. Uyu munsi muri iki kiganiro ndakubwira ngo iga gushima. Wabyutse, nta hantu babara, nta hantu utaka, shima Imana. Uyu munsi wabyutse, ufite akazi ni kabi, uragafite se? Karaguhemba se? Impamvu ujyayo hari impamvu, hari inyungu ufite. Wikavuga nabi rero, shima. Niba ari kabo kareke cyangwa ushaka kandi. Ufite ikihe kibazo gituma ugenda uzinza umunya? Ufite ikihe kibazo gituma ugenda utura abandi nabi, utura abandi umujinya, ubwira abandi nabi? Ni ikihe kibazo ufite? Ese icyo kibazo abo bantu, abo bana bawe uhonda, uwo mugore wawe cyangwa uwo mugabo wawe wukwi nabi, icyo kibazo niwe wakiguteye? Kuki wumva koko umeze nabi ugomba gutuma n'abandi bamera nabi? Waryamye ukabitura uburiri bwawe. Ese iyo ubyutse ibintu byose nta kigenda, umuntu arakubaza se amakuru nta kigenda, ibibazo birandenze. Ibyo bibazo ni ibibazo koko cyangwa nuko muri wowe hubwo ibibazo byakurenze ku buryo nta cyiza ukibona muri wowe? Mbwira, nta cyiza kijya kiba mu buzima bwawe. Uyu munsi rero muri Barada Vibes ndimo ndakubwira ngo iga kureba ibyiza. Hari akantu nigeze kubona akavuga ngo ese ufite ikibazo? Yego. Icyo kibazo, uburyo urakaye, uburyo uvuga nabi, uburyo uhangayitse, icyo kibazo ushobora kugihindura. Yego, gihindure rero, ugikemure, icyo kibazo kiveho, uwo mujinya ureke, ayo maganya areke.
birangire ikibazo gikemutse. Kuki uhangayika kandi ushobora kugikemura? Kuki uvuga nabi kandi icyo kibazo ushobora kugikemura? Kuki utura abandi umunabi kandi icyo kibazo gikemura? Kuki ugira abandi inama mbi kandi ubizi ko icyo kibazo wagikemura? Ni ikibazo ndimo nkubaza. Ese ufite ikibazo? Yego. Ushobora kugikemura? Hoya. Kuki uhangayika? Kuki urara udasinziriye? Kurara wicaye kwawe biratuma ikibazo gikemuka? Hoya. Kuvuga nabi kwawe ikibazo kirakemuka? Hoya. Kubwira abandi nabi ukabahutaza ukabagirira nabi biratuma ikibazo ufite gikemuka? Oya. Kuki noneho ubikora? Ubuzima ni buto. Hari indwara umuntu arwara ubuzima bukaba bubi. Hari igihe ubura akazi ukabura amafaranga ubuzima bukaba bubi. Ibyo bintu byose birahari, ariko ntago bivuze ngo niko bizahora. No, uyu munsi ni bibi ejo bizagenda neza. Uyu munsi ni byiza ejo bizaba bibi. Ariko se uburyo ubaho, ibigusohokamo, ibyo utanga, ibiki ni byiza? Reka ngaruke ku kintu navuze natangiye mvuga ngo bantu mujya inama. Reka twige kujya inama nziza, kubera ko nahuye n'ibibazo byinshi mu buzima. Sinzatanga inama mbi, kuko umuntu yashatse nabi ntakajya atanga inama z'urushako rubi. Kuko wabayeho nabi ntukajye wumva ko ugomba kubeshaho abandi nabi. Kuko kanaka wagiye mu gahura akakubera mubi, umuvuge nk'ukuntu wowe wamubonye ku giti cyawe, ariko ntuce akarongo ngo uwo muntu nawe ntagiye. Umubwira uti genda wigeragereze, ariko ugende witonze, kuko barada nabonye, dore ko ngiye namubonye. Wasanga uwo muntu azagira gute? Azamugiriraho amahirwe barada icyo gihe akamubera mwiza. Ntago ibintu dukorera abantu, niba ngukoreye ikintu ukagifata nabi, hari undi nshobora gukorera neza. You never know. Biterwa n'ukuntu abantu bafata ibintu. Rero mu gutanga inama wica abantu intege ngo kuko nawe byakugendekeye kuri. Reka mbigarure mu rushako. Niba urushako rwawe rwarabaye rubi, ceceka ibyo bintu bibi byawe wibishyira ku bajene. Wifata ibibi byawe ngo wumve ko nabandi ari byo bizababaho. No, ntabwo ariko bimeze. Reka uyu munsi tubwire abantu bashatse neza, abantu bicara bakabona bagakora amanalize meza, aba ariyo mugira inama bajene. Mureka kwaca intege. Uyu munsi uraganira n'umusore cyangwa n'umukobwa akubwira atari kubundi mwirirwa munkangurira gushaka ndashaka iki. Nano ikintu kimbabaza, waranungunutse, ntuseka, ntureba ku ruhande. Wahora n'umwana w'umukobwa ariko ko udashaka uri mu bikira, akakubwira ati rega nabuze umuntu. Oya, gira ushaka urakuze. Ejo ntabonye umusheri ntaje kukugisha inama. Abagabo nta kigenda. Come on. Ibyo bintu bibiri urumva bihurira hehe? Mugira inama bajene. Niba warashatse nabi, ese niki cyatumye urushako ruba rubi? Ubifitemo uruhe ruhari? Mugira inama abo bana bazamuka, abo bana bashaka gushaka, bashaka kubaka ingo, mubabwira ibintu bizima bishobora kubaka urugo. Ni ibiki bagomba kwirinda, ni ibiki bagomba gukora neza, bibe ibintu biteguye. Nawe mukobwa ugiye gukora ubukwe, genda ufite ibibazo. Muhungu barimo basezera, genda ufite ibibazo. Nibihe bibazo ufite? Abantu bubatse bakugira inama, kandi muri izo nama bakugira, babyeyi bantu mwubatse, mureke ibintu biri negative. Umuntu ajyayo umwana muteye ubwoba. Uziko maze kubona yuko mu kugira inama umuntu atera ubwoba umuntu, bijya bincika nkabikore ko nagezeho nkavuga yo wa muntu namubeshye. Ibintu byakubabaje, ibintu byaguteye ubwoba, ibintu bibi akaba ari byo ubwira umuntu, ku buryo ahaguruka avuga ati karabaye, bya bintu birakaze. Tujya inama tureba ibyiza. Nujya gufungura umuntu ugiye kugira inama umuntu, umubwira ibyiza, umutera akanyabugabo. Apana nanone kumugira inama ariko unamubeshya, umubwira ibyiza gusa kandi ubizi neza ko nibibi bihari. Ahubwo bimubwire byombi. Apana ibibi gusa ngo bifate 80% cyangwa 90%. Wasanga udukeya ugasanga ngo kubaka ni byiza, uba ufite address, ariko ibindi byose bikamanuka ari bibi. Hoye tugerageze tubalansinge, dore ibyiza dore bibi, ku buryo nta numva ibiba kubaza atari ko buse nabigenzane, nakibona akavuga ati kanaka yigeze kukimbwiraho nabigenzane. Tujya inama nziza, dutange ibyiza. Umuntu nakuza aho azaruhutse kurenza uko atahana noneho confusion n'ibibazo byinshi cyane. Twige gutanga ibyiza. Iyo umuntu ngo aryoshye aryohera abandi, iyo umuntu yishimye ashimisha abandi, iyo umuntu anezerewe anezeza abandi. Ariko nanone tugasanga mu buzima hari ibibazo byinshi, ariko muri ibyo bibazo byinshi ntago uwo muntu urimo ubwira nabi cyangwa urimo ubwira ibibi cyangwa urimo utura umujinya wawe, ntago ari wowe wabiteye,
ntabwo ari we watumye ibyo bibazo byawe bikugeraho ku buryo agomba kuba victime cyangwa agomba. Hari akantu keza nabonye kavuga ngo nubyuka mu gitondo ukavuga uti uyu munsi wanjye uraza kuba mubi, ukubera mubi koko. Nubyuka mu gitondo ukavuga uti uyu munsi uraba mwiza, uba mwiza. Nubyuka useka uzaseka, nubyuka ufite umushiha uzashihura abantu bose. Hitamo rero ibyiza mu bibazo, ariko burya wagira ibibazo wagira iki, ntago amasaha 24 kuri 24 buri munota cyangwa buri segonda ryose ry'ubuzima bwawe w'uwo munsi uba uri mubi, haba harimo n'ibyiza. Aho kugira ngo rero ushyire ibyinshi bibi imbere, n'ibyiza wabibona kandi birahari byinshi. Icyambere kuba wabyutse uhumeka, utambuka ugenda nta hantu babara, si ikintu cyiza cyo kwishimira. Kuba ubyutse ukavuga uti mfite akazi ngiye kujyayo kandi nzahembwa, si ikintu cyiza cyambere kirimo, ntabwo ari ikintu cyo kwishimira. Kuba uzi yuko uyu munsi uri bubone ibiryo byo kurya, uri bubirye bikamanuka nta kibazo ufite, ntabwo ari byiza. Kuba ufite umwuka uhumeka utaryamye mu buriri, kuba nta muntu wapfushije, kuba ibyo byose si ibintu byiza byo kwishimira. Kuki noneho uhitamo guhora ufunze isura nkaho buri munsi uba ufite ibibazo? Nibyo ngibyo barada vibes. Ni ukuri mugerageze turebe ibyiza mu buzima. Muri urwo rushaka kuvuga ngo washatse nabi, nta cyiza kirimo. Reka nkubwire, mbere yo gufata ibyo bintu 10 biri mu buzima bwawe ngo byose bibe nabi, gerageza ushakishemo icyiza. Iga yuko niba cyane cyane hanga ndabwira abantu babona ibi byose, ibintu byose igicu cy'umukara kigahora kigenda ku buzima bwawe. Tekereza, iga kubihindura, uvuga uti buri munsi mbere yo kuryama nijoro, kwa kundi ugiye kuryama, nzajya nicara nkore liste y'ibintu 5 byambayeho uyu munsi. 5 ni byinshi, hera kuri 2. Mbere yo kuryama wandika uvuga uti uyu munsi ikintu cyiza cyambayeho ni iki. Ariko uziko no kurya ibiryo ukumva birakuryoheye nabyo ari ikintu cyiza kiba mu buzima bw'umuntu. Hari abantu batagira arya ibiryo atazi niba bikumura cyangwa biryoshye. Mwibuka abantu barwaye covid, nakara na akantu keza ko kwishimira. Hari ibintu rero byinshi byo kwishimira mu buzima, byinshi ariko bikaganzwa n'akantu kamwe kabi kagahita kagera gutegashyira igihu ku bintu byose. Reka guhera uyu munsi twige kubona ibyiza biba mu buzima bwacu, twige kugira inama nziza no kugira abantu inama nziza no kwankuraje abantu. Rega hari igihe umuntu akubwira ngo yabonye akazi, ugatangira ishyari rikakwica, usengere nzakabona byibe nawe. Mwishimira umubwira uti courage mwana, bonne chance, sha tuzacelebra ryari. Ukubwiye ko yabuze akazi wikwishima igihe wakoreye se cyangwa ugatizwa no guhaguruka kujya gutanga inkuru ko yabuze akazi. No, mubwira ihangano uzabona kandi ko azakabona. Yari barada vibes. Murakoze cyane.